Reka twongere tubahereze ikaze abakunzi ba sheni umucyo hambo nk'uko bisanzwe ntago duhema kubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku mwami Imana. Uyu mwanya turagira ngo twongere tugaruke ku makuru atandukanye ari kuvugwa, ariko by'umwihariko tugiye kwibanda ku makuru avugwa ku idini ya Kiliziya Gatolika, aho tugiye kugaruka ku nama y'abepiskopi mu Rwanda iri kuba mu nama y'inteko rusange y'177 y'inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda iri kubera ku cyicaro cyabo cyo kiri ku Ruyenzi kuva ku wa tariki ya 3 kugeza kuri tariki 3 Werurwe 2026, aho tugiye kugaruka ku bibiri bivugirwe mu nama. Ni ibiki rero buri mukristo wese arasabwa gukurikira aya makuru kugira ngo usobanukirwe ni ibiki aba bashumba banyu abepiskopi Gatolika banyu ni iki bagiye kwigaho. Hanyuma nanone nawe utari uwo muri Kiliziya Gatolika, nawe aya makuru arakureba kuko ibyo bagiye kwigaho ni ibintu bireba amadini ndetse n'amatorero. Nubwo byakora kuri Kiliziya wumva ko ari Kiliziya ari abepiskopi Gatolika, nawe waba uri umwadeperi, waba uri umwazion temple, waba uri umwassemblée de Dieu, waba uri umudivantiste, aya makuru arakureba. Icyo usabwa ni ugutera agatebo ukicara aha kuri sheni umucyo hambo. Rero muri bimwe bagiye kureba ni ikigendanye n'insengero. Insengero murabizi ko zifunze, ugiye kumva ni ibiki bashaka kwigaho ku bijyanye n'insengero. Nibi ugiye kumenya cyane ku cyicaro. Iyi nama iri kubera ku cyicaro cyabo kiri ku Ruyenzi kuva tariki 3 nk'uko mbibabwiye kugeza ku itariki ya 6 Werurwe 2026. Mu murongo w'ibyigwa mu bikomeye biri ku murongo w'ibyigwa ni cya Kiliziya zifunze mu bice bitandukanye. Ni ikibazo cya Kiliziya zifunze mu bice bitandukanye by'igihugu, nubwo ubuyobozi bwa Kiliziya buvuga ko zujuje ibisabwa na leta. Rero ibiri bwigwe mu bintu bya mbere biraje inshinga abepiskopi Gatolika, ni ibintu bikomeye bibaraje inshinga. Ibi rero nibyo tugiye kugarukaho. Bizagenda bite? Ugiye kubisobanukirwa neza cyane. Niba ari ubwa mbere uje kwisheni, tuguhaye ikaze, kandi nawe niba usanzwe udukurikira umunsi ku munsi, nawe tuguhaye ikaze kandi tugukurira saluti uko utureba ugakurikira video audio yacu ukumva amakuru kayasoza. Ni iby'igiciro, tugusabiye umugisha ku Mana ndetse cyane. Hanyuma bimeze bite rero? Bimeze bite? Ni iki bagiye kwigaho? Kandi mu gihe cyashize, aha nibwo ugiye kubisobanukirwa neza. Mu gihe cyashize ari Kiliziya 3 twari twatangaje ko zamaze gufungurwa. Nyuma twakoze indi video tugaragaza ko bongeye bakazifunga. Ibi twagiye tubivuga, twagiye tubibabwira. Ugiye muri video yaherutse wabisangamo, ugiye kumenya icyo bavuga kuri za Kiliziya 3 zari zamaze gufungurwa na leta. Ndetse nyuma gato y'abazisengeye mu munsi umwe, aho Musenyeri agiye no kuzifungura mu sengesho ryo gushima Imana. Bashimye Imana baranezerwa, ariko nyuma yaho bumva itangazo rizifunga. Byose rero ugiye kubisobanukirwa muri aya makuru. Bundi byari byagenze ute? Byari bimeze ute? Icyo usabwa, ntuhave udakanze subscribe, udakoze like. Ukore like, ukanda ahantu hari igikumu gikorera like rwose. Share, commentaire yawe irakenewe. Ariko ubundi Kristo Yezu akuzwe. Bakristo Gatolika ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo n'umubyeyi Bikira Mariya, umubyeyi muhire w'Imana. Ndabasuhuje rero, ndabiyegereje namwe bandi abisilamu, abadivantiste, abanglikani, abazayin temple, amatorero yose mwese mbahaye ikaze mu mwanya w'amakuru. Mwese mugiye gusobanukirwa noneho icyo ababepiskopi Kiliziya. Murabizi ko rwose ni abantu b'abanyabwenge. Kiliziya buri ifite abantu b'abahanga kandi b'abanyabwenge. Kugira ngo ujye ku rwego rwo kuba umwepiskopi, burya hari urwego buriho. Rero ibi bagiye kwigaho ni ibintu ni abanyabwenge bagiye kubyiga bo muri Kiliziya. Rero ibyo ngibyo nabyo ugiye kubimenya neza cyane. Iki kibazo cyongeye gufata n'intera nyuma y'uko ku wa 8 Gashyantare 2026 abakristo bo muri za paruwasi nababwiye za Nyagasozi, Nyagahanga na Nyakayaga zibarizwa muri Diocese Gatolika ya Byumba bishimira kongera gusubira muri Kiliziya zabo nyuma y'umwaka n'amezi
atandatu zifunze. Uwo munsi umwepiskopi wa diyoseze ya Byumba Papias Musengimana yifatanyije n'abakristo mu gitambo cya misa cyo gushima Imana ko zongeye gufungurwa. Iyi rero y'inama impamvu bigiye kugarukwaho ubyumve neza cyane. Nyuma ya za paruwase twababwiraga nuko byababereye ihurizo, niyo mpamvu bagiye kubyibandaho cyane babisuzuma bareba ni iki koko tubura, ni byagenda bite, kandi mwe byose bari kubikora kubw'ineza y'abakristo gatolika muri rusange, ariko n'abandi batari abakristo gatolika murabyungukiramo, n'andi madini atandukanye twese turabyungukiramo. Icyakora ibyishimo by'abakristo b'ibyumba ntibyatinze, kuko nyuma y'amasaha make gusa inzego z'ubuyobozi zibishinzwe zongeye gushyira ingufuri kuri izo kiliziya. Ibi byasubije ibintu irudubi, bitera urujijo n'impungenge mu bakristo no mu bayobozi ba kiliziya. Mu kiganiro n'itangazamakuru rya kiliziya, Padiri Vedaste Kayisabe, umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda, yavuze ko abepiskopi batumva impamvu kiliziya zujuje ibisabwa zikomeza gufungwa cyangwa hakiyongeraho ibindi bisabwa batari babizi. Yagize ati muri iyi nteko rusange 177 abepiskopi bari kuganira kuri iki kibazo mu buryo bwimbitse. Twifuzaga ko hagira umuyobozi mu nzego za leta zibishinzwe uza akadusobanurira kuko ni ikibazo gikomeye. Ibyo twasabwaga byose twarabikoze, ariko uko tubirangije niko hiyongeraho ibindi umuntu atazi impamvu yabyo, bigasa naho hari impamvu ihari tutazi yo gukomeza kubuza izi kiliziya gufungurwa. Yakomeje avuga ko ndetse n'izaherukaga gufungurwa muri diyoseze ya Byumba zongeye gufungwa. Ikindi abepiskopi bavuga ko batigeze basobanurirwa ati ntabwo twabyumvise neza. Abepiskopi barakibaza impamvu yabyo. Turamutse tubonye umuyobozi wemera kuza kudusobanurira byadufasha cyane kuko twabisabye. Abepiskopi bagaragaza ko mu bufatanye n'abakristo mu madiyoseze atandukanye bakoze ibishoboka byose kugira ngo buzuze ibisabwa n'inzego za leta zirimo n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, ariko kugeza ubu hari kiliziya zigifunze nk'uko bivugwa zujuje ibisabwa. Iki kibazo gikomeje gutera impungenge abakristo, cyane cyane mu duce twamaze igihe kirekire tudafite aho dusengera, mu gihe abepiskopi bo bakomeje kugaragaza ko biteguye gukorana n'inzego za leta kugira ngo haboneke igisubizo kirambye cyubahiriza amategeko kandi kigaha abakristo ubwisanzure. Urumva aya ni amakuru atandukanye yagiye aturuka muri kiliziya gatolika, mu aba bepiskopi nibyo bagiye kugenda bigaho mu buryo butandukanye, nicyo kibaraje inshinga. Rero byose bari kubikora ku bw'ineza y'abemera bose. Mukwiye gutegereza, nta mpungenge mukwiriye kugira kuri aya makuru atandukanye. Rero urumva nk'uko tukomeje kubigarukaho, ni urujijo rukomeye mu bijyanye n'aba bepiskopi bari kwibaza ese ko twubahirije ibisabwa, ese ko izi nsengero zafunguwe zikongera zigafungwa, nyuma tukagaragarizwa ibituzuye. Byose bakomeza kugaragaza ko ari impungenge, kandi bakomeza gusaba leta ko yabasobanurira. Ndetse mu iyi nama bari gukora yatangiye ku itariki 3 zagarukira ku itariki 6, bari bifuje ko haba hari uhagarariye leta kugira ngo bakomeze kugira imikorere n'imikoranire, kugira kandi ngo abakure mu rujijo abasobanurire. Rero nk'uko mubizi, iyi sheni Mucyo Hambo tubagerezaho amakuru ku gihe kandi yizewe. Iyi nkuru turakomeza kugenda dukurikirana ibiri kubera muri iriya nama, kugira tugende dukomeza tuyibagezaho iby'aba bepiskopi ba kiliziya gatolika bakomeza kugenda bigaho. Byose turagenda tubibagezaho 5 kuri 5. Ibi ngibi kandi aya makuru turi kuyakura ahantu hizewe, by'umwihariko tuyakesha ikinyamakuru cya Kinyamateka kibarizwa muri kiliziya gatolika. Rero ni amakuru yizewe kandi yihuse, yizewe 5 kuri 5. Reka mbabwire ngo Kristo Yezu
akuzwe. Mukomeze rero mugire amahoro ya Nyagasani, mugire kandi kwihangana mwebwe bakristo bamaze gufungirwa muri cya gihe twari twamaze gutangaza ko mwafunguriye ndetse mwaranasenze pe, ariko mwanashimye Imana. Burya muri bya sengesho mwashimye Imana ntimucike intege, kiliziya zizongera zifungurwe mu gihe cyazo, kuko abayobozi banyu nicyo kibaraje inshinga. Hanyuma mu makuru akurikiraho turaza kubagezaho ubundi ni ibihe bisabwa kugira ngo kiliziya cyangwa amadini n'amatorero ni ibihe bisabwa. Ibi ni ibyo tugenda tuza kubagezaho mu yindi video ikurikira, turayibagezaho 5 kuri 5, kandi ni amakuru azaba yizewe. Ni iki gikurikizwa kugira ngo kiliziya zifungurwe cyangwa andi matorero afunze kugira ngo afungurwe, ni iki gisabwa. Imana reba hereza umugisha, kandi amakuru yacu nakagaruka. Shalom shalom.